Buri mwaka umuryango iDebate Rwanda utegura ibiganiro mpaka debate mu bigo by'amashuri yo mu Rwanda uzana abanyeshuri bo muri Kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaza gusura u Rwanda aho basura ibigo by'amashuri ndetse n'abandi bakorana n'uyu muryango mu rwego rwo kubasezeraho. Uyu muryango ugahitamo Kaminuza imwe yo mu Rwanda isanzwe ikomeye mu bya debate igahangana niyo yo muri Amerika baganira ku nsanganyamatsiko ijyanye na bimwe mu bibazo byugarije isi, bigakorwa umunsi ubanziriza uwo bazatahiraho. Economic growth for the good of the environment. That is their burden today. Kuri iyi shuro Kaminuza ya African Leadership University niyo yari ihagarariye u Rwanda mu gihe Amerika yari ihagarariwe na Rutgers University, aho baganiraga ku nsanganyamatsiko yibazaga niba za leta z'ibihugu zakwigwa mu imbaraga zashyiraga mu guteza imbere ubukungu zikazishyira mu guteza imbere ibidukikije. And therefore we argue for sustainable development. African Leadership University yashimangiraga ko ingufu nyinshi zikwiye gushyirwa mu kubaka ubukungu butajegajega niyo byarangiye yegukanyira irushanwa. Eugene Kwizera umwe mu banyeshuri batatu bari bahagarariye iyi kaminuza akavuga ko yarinda intambwe bateye mu bijyanye n'aya marushanwa. Tumaze igihe turushanwa n'abantu bo muri Africa, East Africa, ariko experience yo ku debatinga n'abantu bo mu bindi bihugu banakora debate cyane kuturusha tukaba twanabatsinze. Ni ikintu kiza ko cyerekana ahantu nyine debate y'u Rwanda na university especially African Leadership University ukuntu iri kuyipushinga na iDebate bigera imbere. Ni ikintu twishimiye. Kristo wari mu itsinda ry'abo muri Rutgers University avuga ko yishimiye guhura n'iri tsinda kandi ko debate bakoze yabigishije. The debate itself was very educational. Debate ubwayo yigishaga. Ashoboye guhura n'abantu bashya. Byanshimishije guhura n'irindi tsinda twarushanije. Bari abantu beza. Ndababaye ko ngiye kugenda ariko ndizera ko nzagaruka vuba. Numvaga nakagumye hano igihe kirekire. I hope to come back soon. I wish that our stay was longer. Umuryango iDebate Rwanda uvuga ko kuba Kaminuza yo mu Rwanda yashoboye gutsinda iyo muri Amerika bishimangira ko abanyeshuri bo mu Rwanda bageze ku rwego rushimishije muri za debate. Adelphe Rugundana ashinzwe programme zose zihuza iDebate Rwanda n'andi matsinda ya debate yo hanze y'igihugu. Ubusanzwe usanga ari university zo muri Amerika zo hanze zose zatsinze, ariko kubona ko uyu munsi ari university yo mu Rwanda twabashije kubatsinda biradushimisha cyane. Birasobanura ikintu kinini kuko bigaragaza ko n'ubundi hano mu Rwanda dushaka dufite ubushobozi n'imbaraga zimwe nk'izabo hanze ibyo bigo byo muri Amerika dukorana nabyo. Mu mwaka wa 2012 nibwo umuryango iDebate Rwanda watangije gahunda y'amarushanwa y'ibiganiro mpaka debate mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda. Inosa haba umugisha Radio Sarusi i Kigali.